Umunsi mwiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira, mwe mutwereka ko mudukunda umunsi ku munsi, mwe mutwereka ko duhorana isaha ku isaha, ndabashimiye cyane, nshimira cyane byimazeyo wowe wakanze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro. Muri aka kanya rero tubazaniye amakuru ariho ivumbi. Abantu mwese mwakomeje kugenda mubyibaza muvuga ati se ko abanyeshuri batsinzwe ari benshi, mukavuga ati se ubu ahantu bazajya gusibira iyo miryango bayibona? Ngarutse rero hano mbazaniye amakuru ya nyayo atariho ivumbi, abemeza ko cyangwa yemeza ko abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta ariko bakaba barageze amanota 40 kuzamura kugeza kuri 49.9, baba bemerewe kujya kwiga nabo kandi bakajya mu kindi cyiciro. Ibi bintu ushobora kuba utabyumvishe neza. Abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta bakagira amanota guhera kuri 40 kuzamura ukageza kuri 49.9, byaba byemejwe ko nabo bagiye kwimuka bakava mu cyiciro kimwe bakajya mu kindi. Ubwo bishatse kuvuga ko bagiye kuva mu wa gatatu segonderi bari bakajya mu wa kane segonderi. Ati ibi urabishingira he rero? Ibi ndabishingira ku nkuru zimaze iminsi zicicikana cyangwa ibimaze iminsi bivugwa ko urebye ingano y'abanyeshuri batsinzwe ukareba uko bangana, sinzi nimba turi dukoresha iyo mvugo yitwa gutsindwa, ariko nyine urebye abanyeshuri bageze hagati y'amanota 40 na 49 ugashyira kuri mwayene ushobora gusanga ari bo benshi kandi nabo baragerageje. Gusa nyine tugashingira ku nkuru zivuga ko ibyumba by'abanyeshuri bigamo bishobora kuba byaba ikibazo, kuko abanyeshuri 37% batsinzwe, ukuyemo nka 12% ko batarabashije kugera mu manota 40, urumva ko abandi basigara ari benshi. Ubwo rero inkuru zakomeze kuzamuka zizamuka bavuga yuko byaba bigiye kwemezwa n'ababishinzwe ko amanota y'abanyeshuri bafatiwe bagiye kuyasubiza inyuma bakayakura kuri 50 bagashyira kuri 40. Ati ibi rero biraza gufasha iki abanyeshuri? Ibi biraza gufasha abanyeshuri bari bageze hagati y'amanota 49.9 kuza kuva mu cyiciro kimwe bajya mu kindi. Gusa ibi biraza no korohereza abashinzwe mu bijyanye no kwigisha, turavuga Minisiteri y'Uburezi, kugabanyirizwa uruvange rw'abantu, kuko ikigaragara cyo ku munsi wa mbere w'abanyeshuri bagiye kwiga ibyumba byabaye bike. Hari abagiye gusibira ugasanga ishuri rimwe riba abanyeshuri 200 bitewe n'ingano y'abasibiye kuri icyo kigo ukuntu bangana. Ibyo rero baje kubyigaho babona ntabwo byaba bikwiye, bahitamo gufata ingamba nyine zo kwimura abanyeshuri bageze hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49.9. Nubwo turi kuvuga ibi, amanota ntago aremezwa neza, ntago barabyemeza 100% by'uko abanyeshuri bagize hagati y'amanota bagiye kujya ku ishuri bagiye kwimuka. Gusa iyi nama nagira umunyeshuri wese wagize hagati y'ayo manota, nacika intege najye ku ishuri mu gihe batarabitangaza ngo biba official ko amanota bayongereye. Ukomeze ube wiga kuko urumva biravugwa ko bishobora gutangirana n'icyumweru kiri imbere. Turi kuvuga ku wa mbere w'ikindi cyumweru kizaza. Byashoboka ko abanyeshuri bagize hagati y'ayo manota aribwo bashobora kubibwirwa, nabo bakitegura bakaba bahindura icyiciro. Aya makuru rero tubahaye mwe muyagendereho
gusa namwe mukomeze mushaka ayandi ku zindi mbuga zitandukanye cyangwa ku bandi bantu mwaba muziranye, mubabaze babasobanurire, bababwire ukuntu hashobora kuba hagiye kuba impinduka mu manota bafatiyeho z'abanyeshuri bagiye kwiga. Gusa mbere yuko dukomeza n'izi nkuru, ibuka ukanda subscribe uri kudukurikira, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video zacu. Kandi iyi video nimba hari ikigufashije hamwe na bagenzi bawe bameze nkawe cyangwa wumva yafasha, basharinga ino video, nurangiza ukande like. Hanyuma udutere na comment tubwira ati ndashaka umumbwira no kuri ibi bintu nyine mu bintu bijyanye n'amanota, tugusobanurire neza kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Iyi nkuru rero ikintu iraza gufasha abanyeshuri mwe mwakoze, iraza gutuma mwumva mutagomba gucika intege, mukomeze mutekereze ko inzego zacu zibatekerezaho kandi zibariho. Ibi bishobora kuza guhinduka by'agataraganya, bigahinduka by'igitaraganya, mukajya mukumva ngo amanota yahindutse, bafatiye kuri 40. Mukomeze mubyumve kuno, nategereza turebe kuko impinduka zishobora gutangira ku wa mbere w'icyumweru kizaza, ariko munakomeze mujya ku ishuri, mugaragaze ko mwari mufite umuhate mu gihe amanota araba atarahinduka. Iyo niyo nama nabagira kandi itari ivumbi. Icyo nakubwira rero wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ibuka gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video nk'izi ngizi kandi zikoranye ubuhanga. Wibuke unayisharinge ku nshuti zawe, nazo zibashe kubona ibikorwa nk'ibi kandi zibashe kubonera amakuru ku gihe. Reka dusubire mu zindi video z'ubutaha, mukomeze mwumva ibi munashakisha amakuru ahandi kugira ngo mwumve ko ibintu ari ibyanyabyo. Ubwo turaza guhura mu nkuru zitaha. Ciao, mugire umunsi mwiza.